yagiye bita Kadime we yagiye n'urucabana Kadime yagiye ubu tuvugana yanamaze kugera muri Senegal we yaragiye yagezeyo baramubwiye bati niyo wifuza amahoro ashinjwa gutahira ashinjwa iki gutanga match baramubwiye bati match nkesha tuwatanze ku giti cyawe igendere tuwacane wazima yego hanyuma undi ni mugenzi we nawe ntago agomba gusigara ndi kuri yo kuri stangene mufiteho ndi kuri Patient ni ikibazo cy'umusaruro umusaruro rwose wese umufiteho wowe umufiteho kuri list Patient romango aba bakinyi dufite umuntu ayibera tunguwe Patient arantunguye ariko nabaragenda yongeremo gake ariko Patient birumvikana ko umusaruro we wari nkene pe urumva anayitwa Nsabimana Aimable amabirisi Aimable Nsabimana yarasigaje umwaka umwe w'amasezerano ariko arashinjwa iki kugumura bagenzi be cyo ni cyambere ashinjwa akongera agashinjwa kujagaraza komite niko babyise bwa mbere na mbere yahagaritse imyitozo urumva kujagaraza komite rega mutabwira ari umugabo amakuru avuga ko ari umugabo yigeze kwandikira ibaruwa bamushinja ngo kuyobya ibyogajuru abahungu bazanyica pe ngarashimwe kujagaraza komite iyo mpamvu ibaye ya kabiri ku yindi narinzi y'umugabo wakoraga mu bintu bya tekinike bakamushinja ngo kuyobya ibyogajuru impamvu kuyobya ibyogajuru urumva statement ibera kozo kujagaraza komite yashagaraje komite bwa mbere avuga ngo hari amafaranga bamufitiye hagarika imyitozo urabyibuka seza rwose ikiri mbisi icyo gihe Aimable ameze neza n'abareba uburyo ameze neza aheraho ahagarika imyitozo bigora komite binavugwa ko yanagumuye bagenzi be no kugumura bagenzi bavuga ati imyitozo ihorera cy'abaduhembe kagiye akse yes akaza uwo bita Bugingo Hakimu BH24 Hakimu yamaze gusinyira ikipe imwe imbanziriza amasezerano hari ikipe ngo yasinyiye pe pre-contract yaranabibabwiye Hakimu yishyizeho umukira avuga ati hano mu Rwanda ni Kigali ngo bagiye kumwongera amasezerano yaravuga ati rero ngewe urayize ngo uyimene hano ikipe havugwa APR avuga APR ko yajya gufasha Claude kuri gatatu ngo bakaba bakinyi babiri nyine bagomba guhanganira umwanya rwose yababereye imfura avuga ati yasinye hari yes Omalenga Fitina ashinjwa iki rero ashinjwa gutanga amakuru y'ikipe kabigarutseho ku adversaire yamugeraho amakuru y'ikipe kuri adversaire no kuyobya nawe umuganga abareba baravuga bati umwarimu wacu twari dufite Umurenga yaramuyobeje amujyana ahandi hantu kuri adversaire zo ni zandani z'abareba bamenye kuyihe matches urumva ibyo byihorere kuri match ya Peace Cup bavuga bati finali kabisa yabeje umuganga wa Rayon aravuga turiya muntu ni wari umaze iminsi adufashe izi match dukubise nimutamutwara ntago tuzagera ku byo twiyemeje urumva unombore hakaza Kanamugire Rogers Roger arimo Roger baragira bati tugiye kujya muri CAF Confederations Cup dukina nimero 6 kabisa utandukanye n'urwego rwa Kanamugire Roger amakosa urumva amakosa none se ko bose bajya babazana tukabona Kanamugire Roger n'umundi Kanamugire Roger umunyarwanda ukiri muto w'umusore muhanga abafashe umwanzuro wo gukura Kanamugire Roger muri Rayon Sport mufashe umwanzuro utariho bisubireho cyane nanjye ndabona rwose Roger niba Kanamugire Roger mwamukize kuri liste y'abavamo arashinjwa iki mbere na mbere no nyine urumva abakeneye ni kaliba ngo nta kosa we ni karibu y'abakinyi bakeneye ni karibu y'abakinyi bakeneye ukuri abakinyi b'Abanyarwanda ni imari umwana w'umunyarwanda uhamagarwa aho rukomeye agatabara bye barishari baravunitse n'abandi oya nari amarotasiyo y'abanyamahanga ni iki umuntu bitakana Kanamugire Roger yagukinira match zimwe na zimwe za Marine za Etincelles za Muhazi shaka kutabanza muri kuri backup nziza yabari backup nziza niba umuntu amushyize ku rutonde ariko ndakunenze sinzi wari ariko ndamunenze icyo araza umuvandimwe w'umunyamari yitwa Suleiman Dafe arashinjwa kuza afite imvune rwose akayihisha yaje ngo yaragudutse pe yaje nta buzima afite ariko ubundi iyo bakora test medical ubanza batari no kumuha amasezerano yahisha amakuru yuko yavunitse Ebere wagira ngo yakoranye n'inzego z'umutekano n'iz'abaganga iperereza rye test medical amakipe mu Rwanda yakoje medical test byo gushaka inyito z'amakosa ubigende mu gake barakoza kuvuga
ibigize icyaha akaba yakurikiranwa n'inzego fande murangira eferi uburyo arimo kubimanuka banza ari inzego bakoranye rwose ahubwo si ikipe mu Rwanda Yego. ikoresha test medical ari Gasogi yonyine Gasogi United buri mukinnyi uje akora test medical rwose Dafe yahishe amakuru yaranavunitse. aha hanyuma akaza n'umuvandimwe Musa Haruna Majaliwa Musa n'amajari yaragiye yananiye ikipe ariko bigomba kuba official nawe yateje imvururu muri yarananiranye nawe yarajagaraje hanyuma abandi nabo harimo Master mwana w'ikipe sora mu mwana w'ikipe undi ni Haji nawe agomba kugenda haje bashinzwe iki baretse gatoya twumve haje ashinzwe Haji nawe ashinzwe kuvugana n'amakipe hagati muri season kuvugana n'amakipe amushaka hagati muri season bikamusubiza inyuma bigatuma atakaza concentration. Haji ashinjwa kwigumura. Haji ni umukinnyi Rayon Sport yatekerezaga kongera amasezerano no kumuzamura. Haji yabonye umwanya ubanzamo muri Rayon Sport atangiye gutsinda ibitego no mu Mavubi yatangiye kuza no mu Mavubi yatangiye kuza ajya kubwira komite ngo munyongeze umushahara. Noneho mu gihe babikonsideraga ngo batangire kureba aya mafaranga bamwongerera n'ayo yasabaga, Haji bikiri muri process ahimba imvune muri imikino ya nyuma murabizi ko atakina ahimba imvune ngo yaravunitse ngo y'urutugu yabeshyiraga ku rutugu ngo ntabwo yumvaga neza baravuga bati Haji uyu muntu twarimo turatekereza kongera amasezerano akabeshya ntabwo ari reliable. Nicyo ngicyo twagiye yes abandi bagomba kugenda nabo kandi baje nyuma bikananirana ni Asanana na Jalo Asanana nta urwego rwabo ruri hasi ntacyo bashinjwa n'urwego ruri hasi Asanana dukuyemo imipira je nawe wasanga rwose umuzumino n'umurusha andusha six packs andusha one pack ari hasi cyane Asanana ugomba kugenda bari baranamutije birumvikana nigana ijuru urumva amutije muri viziyo nawe azagumayo azashaka indi undi ugomba gusohoka ni Sefu ego Sefu nawe n'urwego Sefu asoje amasezerano kubera ko yarasinye umwaka umwe asoje amasezerano ubwo rero ntabwo bifashe kumwongerera n'urwego nyine ruri hasi undi ugomba gusohoka ni kapiteni Kevin Muhire nawe agomba kugenda kubera Kevin Muhire asoje amasezerano Kevin Muhire buri arasoje ntabwo bifuza kumwongera noneho ntabwo ari kutabyifuza Kevin nkuko bisanzwe buri sezo irangira afite ikipe avuganye hanze akavuga ati rero arabanza akajya gutera amezi nk'atatu akazagaruka muri Rayon Sport nkubera avuga ati biramutse bidakunze nakongera amasezerano ariko ku kigero cya 95% ngo byarakunze pe yamaze kubona ikipe azakina hanze nta kuntu bitakunda kuko n'aba agent ba equipe El Merah baje kumureba $200,000 by'amadolari Elmereke by'amadolari muri Sudani Kevin Muhire asize nababwiye ati mujye rwose mushyira hamwe yabahaye ubutumwa komite yabaye ubutumwa aravuga ati nimugacika intege hagati muri sezo tibira bintu si byiza kandi mube hafi arakunzwe rwose n'abareyo kandi mube hafi y'ikipe ariko amagambo burya yatangaje amagambo yariyo ni gute match ebyiri za nyuma za Wiklo murabizi ko ari nge bazikoze Nyamirambo twarazikora match ya Vision twari turi kumwe match ya Vision ya Bugesera 33 ya 33 ya Bugesera haje president Tadeo na Roje umwungirije bo baraje ko bari bemerewe ko cyari gihano nibo bari bemerewe ariko kuri match ya Vision nta waje kuri match ya Gorilla nta waje hamuyobozi wa Sport uhari yes hari Eric Gisa hari Gisa Eric Irambona technical administrator hari none hari Zandani mutamenye turi kuri match ya APR na Musanze ejo bundi ku mahoro ngewe muri kamera zangiza umutekano muri CCTV cameras urumva nagize gutya mbona umuntu witwa Tadeyo urabona muri za kaburimbo z'inyuma ya stade hariya kuri match ya Peri ari kugenda ebana mwendo wa pole kabisa gake kuri Treble Celebration gake ari gukata ari inyuma ahura n'umuntu umwe w'inshuti hamwe ati president bimeze bite kutaza kureba match kandi ko ufite invitation tadarabongira ati ava arto gahunda twakazi njemo hano hatagira n'umuntu uzavuga ko wambonye match ya Sport yari kare
kuba yareba match ya APR nta ibyo nge numva nta kibazo kibirimo ahubwo ikibazo kiri kuki atarebye match y'ikipe ayoboye nibyo Kevin nyine yamubwira kuba yareba match ya APR nge numva byaraze bari araga bacitse intege nakora Kevin abasaza bahaye rero aragiye nubwo bari batabyishimiye bari baravuze bati Kevin nagwa akagombye kuvuga aya magambo Kevin urabizi kuri buri match rwose twakugeneraga amafaranga agera mu 1,000 cy'amadolari urumva buriya Kevin ayo mafaranga ngo buri match Rayon Sport yatsinze yitwaye neza Kevin 1,000 ngo barakimuhaga bakavuga bati Kevin uri mu bantu twaye miliyoni 20 kuri sezi imwe bundi ayo mafaranga bati iyo abarundi ntago byari gukunda noneho bagera inyuma hasebya ko banakabije abareyo ariko bati Kevin twaranagufashije muri la business yawe y'ibara ufite hariya mu mujyi urabizi ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ingufuri ariko byo ngibyo nanone uzi ko amafaranga bahaye Kevin ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi 3 muri phase retour naje kumenya ko Abdoulaye Jaro Asana na Inosa na Biramahira Bedi na Suleiman Dafari bane ntabwo barangije miliyoni 21 ndazi kubarira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 urumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure ntacyo kimwe bamuhaye no umushahara gusa bamwemereye bamwe tuzaguhembaya ntacyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 Asana na Inosa barazamuho gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Aziz Basana avuga ati akarawuzi bamuha miliyoni 7 urumva zibikenda n'igice 9,500 uwabahenze rero ni Abdoulaye Jaro bamuguze miliyoni 12 Brown niwe wagerageje kubahendamo 21,500 mwata kuti ukiri muto ari bane usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namugara ko mukanya yitwa Serumugwale Omar asoje amasezerano ntabwo rwose bifashe kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati igende ntacyo gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko subira wabo muri Cameroon ngo yasabye ko basesa amasezerano ariko rero byanga kugira ngo azagera gute Basane kuranya izamugurisha ko nabo yabagiye ko afite deal yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe cyatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu kipe y'igihugu agiye ate ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira championnat Faringanya yarakize ari mu ryerye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringane bakina na Forunganya bakaba abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo tugiye kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 urumva 25 Regana ari hano akanagabanya payroll asobanura icyatumye APR twara igikombe kintu bita consistency Rayon Sport gora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri ekipe umukinnyi nk'uyu araje akina imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye Forunganya uzi gute ko azakira burundu uzi gute batazagera ama setback cyatazagera umuntu gute batazongera kuvunika ko iyo umuntu yavunitse atangira kugenda asubira inyuma muri forme ko kubera akaguru kaba gatinya afite ubwoba niki ubizi gute bazahita afatisha nacyo cyo cyemezo nkuko icyambere na Kigali iki cyemezo ntagari soza kuri Abedi rero Abedi n'umutoza tugiye kuvuga ugiye kuza muri Rayon we yivugiye ko atoza ikipe atakatakisha umwataka nka Abedi niwe wabyivugiye yavuze ati suku mufeka ariko ngiye systeme nkina nkeneye umwataka ukora kuri baro kenshi urikumva ntabwo nkina umwataka kujya kugonga no kugumayo Kayize ntabwo ni mandi mbumba harya se mbumba agara umwataka hanyuma rero tudusoza kuri Rayon Sport tujya aho ngaho abona abakinnyi bashobora gutandukana na Rayon Sport ko ntibaratandukana bashobora hari n'abavugwa kwinjiramo
urabafite se nabo cyane Axel yaje ari bavuge ikipe y'igihugu n'undi yarahamagaye dushaka tuzayivuga ejo. ikipe ya Murera ikipe y'igihugu turabaha urutonde rwa itinerere aho baca n'igihe bagererayo. Ngaho tubwire abashobora kwinjiramo muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Bedi Bigirimana Bedi yaravugwa kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri polisi Bigirimana Bedi arasoje imyaka 2 arayimaze urumva shyiramo Tonsele Musengo posting hamba akajeze kariyo keza cyane baramubonye abyina muka video yambaye akajeze kariyo umupira bura mwishwe Kacharo vuya hanga Musengo Tonsele niwe cyane Kiyovu Sport yamugaruye byarayigoye cyane undi muntu uri kuvugwa nanone n'umwana witwa Pasi muri polisi Pasi kose kurekura Roger ukazana Pasi nta kibuza kibuza Pacific kurekura Roger gose ukazana Pasi nta kibuza nta upgrade same level kabisa no mu kipe y'igihugu ubona ko ya India Chan ubona ko barwanira umwanya ni level zimwe undi muntu nanone rero uri kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane urumva Jordan umediateri mwiza cyane mwiza wanaguriye Sport muri match bakirimo system ya batatu ila system ya batatu akina amaze kwimenyera afahami ya Lotfi ngira ngo duhite tunabijyanana na afahami ya Lotfi araza gutangazwa uyu munsi nk'umutoza wa Rayon Sport Rayon Sport so itangaza rarisohoye ngire d'accord appointed yanjye itangazo ryo n'abanyamakuru Association Rayon Sport ishimishijwe no gutangaza ko umunyatunisia Afami ya Hotifi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club. Nyuma yo kumwakira perezida wa Association Rayon Sport Bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe. Yagize ati turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga, icyerekezo no kwitwara neza. Abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego, ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederation Cup. Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024-2025 perezida Twagirayezu yakomeje agira ati tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day umunsi w'igikundiro 2025 izaba ku nshuro ya 6. Ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga na 9 Kanama 2025. Uyu munsi uzatumikirwamo bashaka ngo uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afrika. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza ibiganiro n'abafatanyabikorwa bashya bazatangazwa mu minsi iri imbere. Twagirayezu Tade perezida wa Rayon Sport. Ibyo bintu ariko uribuka ko turi kogeza umupira tukavuga ati ireye kugira ngo itsinde Mukura nuko haza n'umutoza n'abakinyi bakomeye bamukura. Ayo magambo ribuka nyavuga ubwo no kuri abo navugaga kuri ba Jordan Dimbumba undi muntu ndani muri Rayon Sport arambwiye ati wa mwana witwishimwe Abdul Shimwe Abdul ukina muri defense ya Mukura ndetse na wa mwana w'umukiza Obed kabiri barazana na kocha urucabana urumva kocha aje asanga abakinyi bose bakina kuri kabiri bagiye oya Mukura ngaragiye ni mushyiramo imbaraga naho ubundi Rutfara ayisenyeye muri Rayon ni mushyiramo imbaraga ujyanye Ndimbumba ugatwara Abdul Nazana Ndimbumba aramuzana ugatwara umukiza Obed urumva ibyago iki ariko izo sign ayo Ndimbumba kine 10 Jordan Dimbumba oya muri box to box numero 8 ariko na 6 yayitera ariko na 6 yayitera n'umukinnyi mwiza Jordan Zawudimbumba ufashe Jordan Zawudimbumba ukazana Stansele ukazana umukiza Obedi ukazana Ishimwe Abdul akahasanga Yusuf Diane Rayon Sport yabikoma burango Lotfi yasinye amasezerano kwa 3 kwizigirira byo ko turi kogeza match nakubwiye ko oyo Lotfi yari yicaranye na Farenganye arumva no bita Hussein Habimana uri muri rero cyane muri iki gihe ne uri bashakira n'abakinyi uri kubashakira abakinyi Hussein yahoze ari DTN wa Ferwafa niwe wagendanaga famille mu modoka rwose niwe rwose bagendana kijya bari kumwe n'amatici kira gihe ngo yaje wa wundi w'inzobe yahoze ari amaze gusinya amasezerano azahembwa ngahe
Lotfi bumvikanye umushahara wa miliyoni 5 ku kwezi. miliyoni 5 urumva kimwe mu bintu byabitije imbaraga. muri mukura ahembwaga miliyoni 2,600 bakubye kabiri. bakubye kabiri. Uvuga ngo baravuga bati tubonye umutoza mwiza kandi mu by'ukuri utazaduhenda ku bijyanye n'imishahara. Kubera ko Robertinho bamuhembaga $5 ubwo ni miliyoni 7. Ubwo rero babonye byibura miliyoni 5 bari kugenda bagabanya payroll kandi bazana kariti. Icyo kintu Sport yifuza kugabanya payroll. Ubwo ni nka $3 bazajya bamo. Hanyuma ubwo ni nka $3. soza kuri Murera usaba Imana Olivier we bimeze nkaho byarangiye. uwo muri Marine mukiri mwiza usaba Imana Olivier Mowenga byarangiye bisa nkaho byarangiye. Okay. Hanyuma hari ikintu dusigaje nyamuneka muri Rayon Sport. Saa 2:45 mu ndege ya Qatar Airways. Hase muracyari kuri mirimo. Ijyanye umutoza wongereye ngufu Ayabonga Lebitsa. Atashye muri Afrika y'Epfo mu kiruhuko ariko asiza bw'itangazamakuru ati kugaruka muri Murera. Rwose bisa nkaho ati birakomeye cyane. Ati ni ibintu bikubiye gake. Tunisia rizanira be. Ariko yasezeye. Ayabonga yasezeye abafana. Kuri Instagram yavuze ati thank you to all fans of Gikundiro who stood by me and the team who fought for me through thick and thin. Mu bihe bibi rwose ni byiza mu bikomeye cyane. Winashimiraga abafana bamubaye hafi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ati twagiranye ibihe byiza mu by'ukuri imyaka nahabaye mwaramfashije ariko nicyo gihe ko dutandukana. Ugira ati rwose Imana ibarinde nge nagiye. Ngiyambonga mu kizuru niko bavuga. Thank you Ngiyambonga. Hanyuma ikindi tumaze kumenya nibikubiye mu masezerano ya Lotfi. Lotfi yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Ariko hari ingingo bashyizemo ishobora kugaragaza ko Rayon Sport itamwizeye. Ingingo igira iti nutakaza match 3 uzahita wirukana. 3 muri sezo se? 3 zikurikiranye zikurikiranye. Utsinzwe match Sono ngo muri Rayon Sport byaba. Ariko kuri Afahamya ntabwo yatsindwa match 3. Izikurikiranye babigoye. Professeur muri Rayon Sport uratsindwa uratsinda. Professeur no mutoza. Lotfi afite abakinnyi. Lotfi kumupimira ni kuri muri CAF. Lotfi afite abakinnyi bahembwe bahawe prime bafite motivation. Muri CAF iyo ngingo yayende ndamupima neza kuri Super Coupe ngewe. Bakira na APR. Ishimwa Buduru. Wari mwavugaga. Cyane. Wa defenseur muri Zandani nawe barazibuhaye. Na cyera bampaye imitego hu. Agose APR muri kura. Oya baramurekura n'izanyo y'intare. ahubwo bajye gushaka kuri Rushema Chris kuko Rushema Chris yahoze yarezwe na APR ajya muri Marine yasoza amasezerano. APR ukuntu imeze ibintu byavuzwa nk'ibi ngibi gasakuza babise bipfa. Abanye naganiriye binyuze leta musubiza ishoronge. Je naganiriye na baramubwira ati you have to report. Naganiriye na Fandeka Tibito. Byabuze. Urumva ikibazo kibaho amakipe ashaka abakinnyi nuko byagenze kuri Shimwe Jaren. Numvise ikibazo reporting ikironge. Bahirwa. Numvise ikibazo ntabwo ari intare. Ikibazo ni amakipe ashaka abakinnyi b'intare akabashaka mu buryo butari bwo. Intare iraproduiza igahereza amakipe atandukanye. Barase gatoya. Nakwinginze. Nyine barase gatoya nawe uvuga ibyabo. Umva. Simuciye mu ijambo. Reka mbisoze nawe uvuga ibyabo. Bikubwiye ibyo bintu. Neka mbisoze. Nyine ni Katibito. Banza mu byari ko izije. Banza mu byari. Katibito twaganira. Komeza. Rayon yaba Rayon Sport yaba Tenseri yaba Mukura yaba Kiyovu. Umukinnyi niba intare yaramufashe ikamushyira muri Marine. Umukinnyi niba intare baramufashe bakamushyira muri Kiyovu. Niba nyibutse abakinnyi intare yahaye Kiyovu. Bamutonze Darcy abakinnyi ba David. Rayon Sport cyangwa Mukura wigena ngo uvugane na Kiyovu. Ko Kiyovu umukinnyi ntago ari uwaye. Hera tangira process uhereye mu ntare. Muganire mujye mu biganiro kuko intare burango ni ikipe ku giti cyayo. Yego ufite ubuzima gatozi ni ikipe itandukanye rwose nizo za Marine. Ikipe cy'ikiciro cya kabiri. Ni ekipe nkuko nawe uri ekipe. Vugana n'intare. Vugana n'intare. Ariko ngo amakipe kwizibyo murankurikira amakipe amakosa bakora aragenda mbere na mbere akavuga n'umukinnyi mbere na mbere. Urumva igiti cye akagendera kuri ibyo ngibyo umukinnyi nawe akajya gukora ibyo akora ashaka mu maririzi leta n'iki ariko bizakazagaruka
ugasanga bisubiye ku ntare. yego ibyo avuga Niyo mpamvu rero, hazamo iyo saga mu ibyo itangazamakuru. avuga nibyo. ruvuga amasezerano se y'abana bo mu ntare Ariko abatete hari ibyo yagiye we ubwe yahora ruzingije sibyo baba b'intare burundu yagiye yikorera we ubwe nka kesi ya Ishimwe Jeanne nariyo nibuka iri recent ajya muri Mukura Victory Sport intare zaraganirijwe baravugana kati bito byabuze niyo haye go ahead Ishimwe Jeanne ni kujya muri Mukura ahubwo ageze itangazamakuru ikavuga ko hari umukinnyi mwiza babonye w'impande idasanzwe ukina gatatu y'umwakaka batiye baramubara bati harya intare zabaye izawe usigafata ibyemezo icyo gihe bari muri Sekafa urumva ikintu cyabaye ntabwo Katibito yigeze atanga report kuko intare ni ikipe ukwaye ikina mu cyiciro cya kabiri ariko iba muri Minadef igengwa na Minadef sibyo intare iyo iproduce abakinnyi cyangwa se ifite abakinnyi beza iraba reporting bakavuga ati dufite abakinnyi beza bameze gutya na gutya na gutya bakabafataho icyemezo rero Katibito yari yifatiye icyemezo cyo guha Ishimwe Jeanne ikipe ya Mukura nkuko yabahaye Bebeto